Yesu nashimwe. Imana ibane namwe kandi ibahagararire kandi ibarwanirire. Tugiye kusoma ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cya Yesaya 33 umurongo wa hano wa kabiri. Uwiteka akubera ubwugamo kandi mu gihe cy'amakuba Uwiteka aba ari kubera umutabazi. Uwiteka akubere umutabazi mu gihe cy'amakuba ku buzima bwawe. Uwiteka akubere umutabazi mu gihe cy'ibibazo ku buzima bwawe. Uwiteka akubere umutabazi mu gihe cy'ibigeragezo ku buzima bwawe. Bene data, Uwiteka atakubere umurengezi ndawundi wakubera umurengezi. Uwiteka atakubere umutabazi ndakundi wakubera umutabazi. Niyo mpamvu narindi kukwinginga rero, haleluya, Uwiteka akubere umutabazi igihe cy'amakuba, igihe cy'ibibazo, igihe cy'ibigeragezo, igihe cyo gucika indege ku buzima bwawe. Uwiteka aba ari kubera imbaraga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Sawa, reka dusome amagambo y'Imana. Yesaya 33 umurongo waho ni uwa kabiri. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka utubabarire, ni wowe twategereje, ujye utubera amahoro uko bukeye, kandi utubere agakiza mu gihe tuboneramo amakuba. Mwakirenza amagambo y'Imana. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana ravuze ngo Uwiteka we utubabarire. Uwiteka we utubabarire, ni wowe twategereje, ujye utubera ukuboko. Aleluya. Uwiteka ajya kubera amaboko igihe amaboko yawe yarangiye. Uwiteka ajya kubera amaboko igihe abo warutegereje bakuvuyeho. Uwiteka ajya kubera amaboko igihe amafaranga yawe wizeye yarangiye. Uwiteka ajya kubera amaboko igihe abanyamaboko bakurekuye. Yesu nashimwe. Arangira avuga ngo amaboko uko bukeye, kandi utubere agakiza mu gihe tuboneramo amakuba. Uwiteka akubera agakiza igihe cy'amakuba ku buzima bwawe. Hari igihe umuntu ageramo akagira mu makuba, akagira mu bigeragezo. Uwiteka akubere agakiza. Hari igihe inzara ikubera amakuba, Uwiteka akubera agakiza. Hari igihe ubukene bukugeraho bukakubera amakuba, Uwiteka akubera agakiza. Hari igihe amagambo y'urucandege agera ku buzima bwawe ugasanga ugeze mu gihe cy'amakuba. Hari igihe ubona amagambo akaba inzitizi cyangwa se akaba intandaro yo kuba wakanga agakiza, yo kuba wasohoka mu rusengero, yo kuba wakanga agakiza ukanga bo musengana kubera ikigeragezo cyangwa se amakuba y'amagambo. Uwiteka akubere agakiza. Akira imbaraga z'agakiza ziturutse ku Uwiteka. Akira imbaraga z'agakiza ziturutse ku Mana. Akira imbaraga z'agakiza. Akira yandi maboko aturutse ku Uwiteka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Mwene data, Uwiteka azanye yandi maboko. Uwiteka azanye ubundi butabazi. Uwiteka azanye iyindi mibereho ku buzima bwawe, kugira ngo noneho uho wari ucikiye indege, aho amakuba yarakuzengereje, aho amakuba noneho yarakurangiranye, aho bonaga ko bicitse, ni Uwiteka gutabariye. Aho bonaga ko birangiye, ni Uwiteka kurengeye akakubera inyamaboko. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murakoze cyane rero. Imana ize kubana namwe. Narindi kukwinginga ngo Uwiteka, narindi kukubwira ngo Uwiteka araje kugira ngo akubere agakiza, akubera umutabazi mu gihe cy'amakuba ku buzima bwawe. Uwiteka aje kukubera umutabazi mu gihe cyo wabonaga yuko nta buzima. Uwiteka agiye kukubera Uwiteka agiye kukubera ubuzima. Uwiteka agiye kukubakira ubundi buzima. Uwiteka agiye kukubakira iyindi mibereho. Kandi ndi kukubwira ngo Uwiteka niwe munyamaboko uruta abandi banyamaboko bose. Isi yakwanga, abantu
yakwanga, abantu bagutererana, isi yagutererana, isi yagucutsa, ariko Uwiteka we niwe witeguye kuguheka ku mugongo, yarangiza akaguheka ndazagucutse, akaguheka kugira ngo aho abantu bagucukije Uwiteka niwe ugiye kuguheka, aho abantu bakurekuye Uwiteka niwe agiye kugufatira, aho abantu bagutereranye Uwiteka niwe agiye kukurundarundira. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Bene data, umva mbabwire, nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana, nabonye ngeze mu makuba Uwiteka ndemera ndi maboko, nabonye ngeze mu bigeragezo Uwiteka arandahura, nabonye ngiye gutegangara Uwiteka mbere umubyeyi. Nawe uyu munsi wa none rero narindi kukubwira ngo Uwiteka akubere amaboko, kandi Uwiteka akubera umutabazi mu gihe cy'amakuba ku buzima bwawe. Hari igihe amagambo akuzengereza ukabona igeze mu gihe cy'amakuba, hari igihe ubukene bugera mu rugo rwawe ukabona igeze mu gihe cy'amakuba, hari igihe ibigaragaza urupfu rukuzenguruka ukabona ko birangiye, ukabona ugeze mu gihe cy'amakuba. Hari igihe abantu bagusuzugura, isi ikagusuzugura, isi ikagushyira ku munzani ikagupima, ukabona igeze mu gihe cy'amakuba. Ariko nje kukubwira ngo Yesu araje kugira ngo akubere umutabazi mu gihe cy'amakuba ku buzima bwawe. Isi ntabwo izakurangirana, isi ntabwo yagufata uko bishatse, isi nta ruhari gufiteho, ahubwo Yesu wenyine, Yesu niwe ufite ubuzima bwawe mu biganza, Yesu niwe ufite ubuzima bwawe mu biganza bye, Yesu niwe ufite imibereho, Yesu niwe ufite umuryango wawe, Yesu niwe ufite abana bawe, Yesu niwe ufite umugore wawe, Yesu niwe ufite umutware wawe. Yesu afite byose kuba mwizeye kandi bakamwizigira. Ngwifurije kwizera Yesu, kandi ngwifurije kumwizigira ukamwisegura, kuko ari ufite byose ku buzima bwawe, kandi ugatunga ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Ndukangwe n'amagambo y'abantu, ndukangwe n'abaguciraho iteka, kuko Yesu yakumenye abantu batarakumenya, Yesu yakuvuzeho abantu batarakuvugaho. Yesu niwe ndi kukubwira, Yesu ashoboye byose. Mwene da, Yesu arihagije kandi afite byose mu biganza bye. Icyo usabwa ni ukumwizera ukamutunga mu mutima wawe. Wowe hitamo Yesu, reka guhitamo abantu, kubera yuko abantu mwashwana Yesu mukagumana. Reka guhitamo abakomeye mwashwana Yesu mukagumana. Reka guhitamo imiryango yawe iyo irakwanga, Yesu akavuga ngo humura ndi kumwe nawe, Yesu mugasigarana. Reka guhitamo amafaranga n'amasambu, ibyo ngibyo birarangira, Yesu akakubwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe. Yesu ndacyo wamubura n'umutunze mu mutima wawe, ahubwo wowe ibyo byose birekure, ibyo byose bireke, ibyo byose byihorere, ibyo byose bitesha agaciro. Nurangiza uhitemo Yesu. Nubona Yesu uraba ufite ubuzima, nubona Yesu uraba ufite imibereho, nubona Yesu uraba ufite minerivare y'abana, nubona Yesu uraba ufite kunesha ibigeragezo, nubona Yesu uraba ufite kunesha amagambo, nubona Yesu uraba ufite kunesha ibyo byose bikwirukangana. Muri Yesu hari amazu, muri Yesu hari akazi, muri Yesu hari imibereho, muri Yesu hari ubuzima, muri Yesu hari ijambo, muri Yesu hari icubahiro. Wowe hitamo Yesu. Nurangiza uce bugufi, Yesu agutwara uko abishatse kandi ugukoresha uko abishatse, ubundi wirebere ukundi urabona neza y'Imana. Sawa, Imana bahereze umugisha rero. Ryari ijambo ry'Imana mwarimugejejweho na Jean Pierre Evangeliste. Imana ibagirire neza kandi ikomeze kubana namwe. Tuzakomeza tuganira amagambo y'Imana, ndi kukwinginga ngubwira ngo Yesu niwe ufite ubuzima bwawe, kandi Yesu niwe ufite imibereho yawe, kandi nandi kukwinginga ngubwira ngo Yesu akubera agakiza mu gihe tuboneramo amakuba. Yesu akubera agakiza mu gihe cy'amakuba. Ndukangwe n'amakuba urimo, ndukangwe n'ibigeragezo, ndukangwe n'igihe cy'ubwirabure. Yesu akubera agakiza mu gihe cy'amakuba y'ubuzima bwawe. Yesu akubere
ubwugamo mu gihe unyagirwa n'imvura y'ibigeragezo. Yesu aba ari ukubera iki? Ubwugamo. Haleluya! Yesu akubere ubwugamo, Yesu akubere ubwihisho, nk'uko yahishiye Yona, nawe Yesu akubere ubwihisho, kandi Yesu akwimana yongera adekarara ubuzima bwawe, kandi Yesu yice iperereza ku buzima bwawe. Yesu aje kwica iperereza ry'abakugenza, Yesu aje kwica iperereza ry'abakurwanya, Yesu aje kwica iperereza ry'abashaka kukwinjirira mu buzima. Yesu yice iperereza ry'abashaka kwinjira mu buzima bwawe. Sinagira Imana yahabwa icyubahiro. Sawa, Imana bahereze umugisha, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Mwemeye kumva aya magambo y'Imana, kandi niyo azatubera impamba mu gihe kizaza, kandi mbifurije gutunga imbaraga z'umwuka wera no gutunga ijambo, kuko mu gihe kizaza abadatunze ijambo kubaho bizabavuna, kubaho bizabagura, ariko abafite ijambo nibo bazaba bafite gitansi cyangwa se icyemezo kibambutsa mu bihe bidasanzwe bigiye kuzaza imbere gatoya, cyangwa se kizatwambutsa ku mupaka tugiye kuzambuka. Kandi abera dufite gahunda, abera misiyo yacu ntabwo ari iyo kunezererwa muri ubu buzima, misiyo yacu ntabwo ari iyo gutunga byinshi, ntabwo ari iyo kwambara kositime nziza, ntabwo misiyo yacu ari iyo gutunga amazu meza no gutunga amakampani menshi, ahubwo misiyo yacu ni ukujya iwacu Siyoni, kuko twe turi abagenzi, turimo turagenda, ntabwo turi ahangaha. Niyo mpamvu misiyo yacu niyo gusohoza umugambi w'Imana yaduhamagariye, twarangiza tugasubira iwacu Siyoni. Ushaka kubwumva abwumve vuba, kuko twe turi abagenzi, igihe gitoya tugataha iwacu. Kandi Yesu agiye kuzaza kureba umugeni we, azarebe indore ze, azarebe abo yatumye mu murima we kugira ngo bawuhinge imbuto. Ibizaba byareze bizaba byareze, bizaba bitarera azabireka byere kwera, ariko twebweho umukiza agiye kuza kudutwara. Ikintu cyo gihe cyo kugira ngo rero wumvire ijambo ry'Imana kandi rigukomeze. Sawa, murakoze. Imana ibahereze umugisha. Ciao ciao. Imana ikomeze kubana namwe, ikomeze kubahagarara no kubarwanirira. Ni mu izina ryose none nibegajije urakoze. Amen.